So ibindi I was part of delegation nari ndi hariya mu byukuri ntago byagenze neza hagati y'itangazamakuru na delegation ndabivuga nk'umuntu wari uhari ntago umubano wacu wari mwiza na kenshi nakundaga kuganira n'umuyobozi wa delegation mbere yuko ndwara nanamubaza ese hari ikibazo kiri personnel cyaba kiri hagati ya media na delegation kuko biragaragara yuko atari byiza mu byukuri ibyo arabizi hari umwe muyobozi twaganiriye arambwira ati byabaye byose roho yawe niwe timwe ibyabaye nawe arabizi namwe murabizi imitima nama yanyu yabibabwira nanahera gato nabivuze na bagenzi banje muri group duhuriramo nari nje mbahagarariye nagize amahirwe ku munota wa nyuma mba muri delegation ariko yari amahirwe na mugenzi wanjye yagize ibyago yandiye covid cyangwa yatestinze positive guhera no kuri aho ngaho cyari ikibazo kuko tuganira Madame Liz wambwiye ko abanyamakuru turi abantu babi twari tuzanye covid muri delegation ni jambo rikomeye ntabwo nshobora kubeshyira umuntu mureba mfite na gihamya ni jambo rikomeye. I don't know if we were joking niba byari kujokinga kuko twari dusanzwe tuziranye. Jean-Luc wanyemerera ntabwo press conference twaje kujimaka nagaro kujimaka reka nsinkutanga ubuhamya nihute reka nihute ibyo ngibyo biri personal mwaza kubiganira nyuma ntago reka ne kuvuga ngo ni ikintu kiri personal reka nihutisha ibyo mbere kambireke turi hariya byaragaragaye ko hagati ya media na mini sports bano barabibaza kuko babyumvishije harimo ikibazo hagati ya delegation ikibazo waha micro abandi banyamakuru bafite